Ndagusoshe wowe ukurikiranye Fofo TV show muri kano kabwiye ko nzajya mara gutega nzajya soma comment zanyu. Shiramo comment yawe kugira ngo nawe video zindi zizakurikiraho nzajya nsoma comment yawe mbone ko unshigikiye. Sibyongeye kukwereka rero intego ebyiri zoroshye ushobora kujyana muri bride shower. Reka mbanze nsubize comment y'umuntu yavuze ati hariyo yanditse ati udafite n'umusatsi mwinshi wayitega wazitega model ngiye kwigisha ni waba ufite umusatsi mukeya urazitega kubera ko umusatsi ubugaragara upfa kuba wasokoshe neza kuko ubugiye gusiga umusatsi nagenze icishaho ariko sinabasobanurira ubunje kubasobanurira kuko hari n'abandi bantu bashyashya n'intego z'insirimo ushobora gutega rwose ugiye ahantu runaka mu birori kandi ukaba uberewe kidahindurije. Narabibabwiye mujye mubireba kenshi abantu mukurikirana Fofo TV show nizere ko mumaze gusirimuka pe ikintu cyo gutega ibitenge n'ibitambaro nizere ko mumaze kukimenya neza. Urabona inshuro nzinze ukongera ukazinga menya sibyo. Narababwiye ko ubanza ukagera ku mutwe wawe ukareba nimba atari kinini, cyaba ari kinini ugahita wongera ugakuba nk'akandi kantu gatoya ukagakubira aho inyuma kubera ko tuba dushaka ko umusatsi wacu udasumgaho cyane udasumbwa cyane n'iki gitenge. Nimba ugiye muri baby shower bababwiye kwambara ibitenge cyangwa se muri bridal shower wabitega ureba akantu ugiye kugobeka kuko tuba tugiye kugobeka akaba ariko ugira kanini sibyo. Okay, urabona ko aka niko ngiye kugira kanini kuko ngiye kukagobeka. Kugobeka ni gutya nshuti, kugobeka nuko sibyo ariko nanone wigobekera hano hasi ko biryoha. Iki gitenge cyawe gisa nkaho kiriho hejuru nkaho kiriho hejuru noneho warangiza ugahita ufata iki gitenge cyawe kigira gutya noneho warangiza ugafata n'iki nacyo ukagitandukanya ukagobekera. Umusatsi wo turawutunganya nyuma. Urabona vraiment nagwagenda nawe bimeze gutya sibyo. Ugomba gutebeza kumva ko bikomeye noneho aho inyuma abantu munsaba kubereka inyuma nukuri mba nahaberetse uko nguko mba ndi gutega. Noneho warangiza ugahita ufataka nako ukakagobeka. Ubonye ko mfashe akangaka ku ruhande rumwe nkakagobeka noneho n'akangaka nagize nako ugatunganya neza warangiza nako ukaza ukakagobekera. Mantu umuntu ntaba kubibereka nabiberetse koko making sure ko wabikaraze neza bikaba biryoshye. Nanone ntubishimikishe cyane kwambara ibitenge ukagenda umeze gutya. Si wowe uzaba uyoboye ikirori cy'umunsi mbabarira umbwire ni wowe bazaba bashaka kwifotorezaho
sibyo ni nziza uramutse ugiye muri baby shower. Noneho reka mbereke n'indi ntego ya kabiri, nayo ni nkaho bimeze kimwe, nta kibazo, ntabwo nirirwa nongera gusokoza, sibyo ntabwo nsokoza, ni ubundi buryo nyine bwo guhita ukaraga, sibyo kandi nagiye mbubereka, nabwo narabuberetse, nuko nyine nshatse kugira ngo mbereke modeli wajyana ahantu nka hariya, sibyo ariko iyi ngiyi irabirenze, iyo naberetse kuko icyo ari cyo tugiye kugobeka muri hangana ari cyo tugira kinini. Abapapa rero mujye mudukurikirana, mujye mwihanganira abamama, ni ukuri tugira ibirori byinshi, niyo mpamvu tuba tugomba gusirimuka, tuba tugomba gusirimuka. Wateguye baby shower ari wowe uyiyoboye, washyizeho ibitenge, ndumva wazajya werekana nka modeli imwe muri izi ngizi, sibyo akaba ariyo bose batega, ukaboherereza akavidewo, biba byiza niyo mwateze kimwe. Hano ndagobeka, urumva biba byiza iyo mwateze kimwe. Iyo rero mutateze kimwe, buri wese akaza yateze ibyo, ya ndakubujije, ntabwo nyine biba biryoshye. Ariko iyo wabahaye nk'akavidewo ati muzatege gutya mwese, nimba ari uruhande rumwe mukarurebesha hamwe, n'amafoto yanyu aba aryoshye, aba aryoshye pe. Bisaba kubera ko nyine aba ari uruhande rumwe utebeza cyane, ukagenda utebeza mu kindi. Mujye mubyiga nshuti zanjye, ntukajye mu bantu ngo usange barareba bagucishemo ijisho. Kwa nini se? Kwa nini bagucishijemo ijisho? Nawe jya wihagararaho nk'umuntu wakurikiranye Fofo TV show. Aha ngaha nakomeje kubereka, ugenda utebereza nk'aha hagati cyangwa se inyuma. Iki ngiki ku buryo kiba kimeze nk'ururabo. Murebe ukuntu ndi kugenda ngobekayo bose. Noneho aka ngaka biba byiza iyo kamanutse kakagira hano, rwose kaba ari akamunani umuntu ndamumbwira. Nababwiye ko iki ngiki gishaka ukizana aha ku ruhande cyangwa se ukakijyana inyuma, sibyo nshuti zanjye? Ngareba kije ku ruhande, ariho mwese mwavuze ati turakizana, uri kubireba neza, washaka ukakerekeza inyuma. Ndabona rero iminota yatujyanye, kandi narababwiye ko tuzajya dusoma comment. Kandebe kuri ino video y'igitambaro nabahaye, yarebwe n'abantu 4,200 ibyo bimaze kugeraho. Reka nsome comment nkeya. Fiona yagize ati urakoze, ni byiza pe. Thank you Fiona, nawe warakoze kureba iyi video. Nsengiyumva nawe aragira ati ni byiza, thank you. Jatres nawe aravuga ati courage, thank you. Team Fidel nawe aragira ati ni byiza. Emmanuel Iradukunda nawe aragira ati ni sawa. Abandi bampa udutima, Garase Munezero yampaye udutima, thank you Garase. Shanera Gateka nawe warakoze kumpa udutima. Kayuzi
Kayuzi thank you nawe waravuze ati ni sawa. Muhabwe umugisha rero abantu mwandika komenti, muntera imbaraga, muraba agaciro. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Nawe ukurikirana Fofo TV show, sigamo komenti yawe. Ni ukuri nimba ari icyo ushaka ko tukugiraho inama, cyangwa se nimba ari igitekerezo nimba ari igitekerezo ushaka kuduha, gisigaho ngaho muri komenti. Urabukoze cyane. Imana mu ijuru rero ibaho umugisha. Ego nsaba wowe utarakora subscribe, kora subscribe, koresha like na comment. Urabukoze cyane, mugira ibihe byiza, ndabakunda.